mubibona iyi ni Toyota Starlet, imodoka nziza cyane kabisa, imodoka y'ibitangaza. Ushaka kuyita izina ryiza wayita umusongozi bro. Kamanze mfunge sentire fresh. Hari gihe abantu bajya babona sentire yanjye ifunguye gutya bakabyita indiscipline cyangwa se bakagira ngo ni ibintu bibi, ariko ikintu gituma sentire yanjye bifunguye mbanze mbisegure hano nabibabwire fresh, nuko kwambara sentire utwaye imodoka atari byiza. Iyo wambaye sentire utwaye imodoka byica impyiko, uba wiziritse ntabwo umeze fresh kabisa, ushobora kugutera uburwayi bwinshi cyane rero, nko kuba waba paralize imitsi yawe imwe n'imwe n'imbere neza. Urumva rero mu gihe utwaye imodoka ugomba koroshyamo agasentire ukagafungura, byaba ngombwa n'igipesi ukagifungura, wasohoka mu modoka ugahita wongera ukambara neza. Ikintu gikunze kubaho rero akenshi kubera kubikora kenshi cyane ndi mu kazi shiduka rimwe na rimwe nabyibagiwe ngasohoka mpita nkomeza nirukanka to mbabarire cyane. Agataho ngaho ikindi kintu nashaka kubabwira abantu mwifuza gutunga imodoka zigisha gutwara ibinyabiziga, muze tubafashe man. Ni business nziza cyane ifite amafaranga atari make. Ni business nziza cyane wakora ukiteza imbere kandi mu buryo bworoshye cyane. Urumva rero niba wifuza gukora iyi business, ufite ubushobozi bwo kugura ivatiri yawe, nagufasha kuyishyira mu ishuri, ubundi ibintu bikagenda neza. Hari abantu babibaza iyi business yawe wayikora gute, ikorwa gute. Ikintu ugomba gukora no guca ku Musongozi. First of all, ukamakinga sure ko wakoze subscribe, following on TikTok, ubundi ngakomeza kuguha updates zose, yaba amasomo ndetse n'uburyo wakoramo iyi business. By the way, it is what it is. Bro, baba gwe, ibazi